ihanitse cyane. Mu bijyanye n'imisoro no guteza imbere ubucuruzi, twebwe twafite gahunda iya mbere ugabanya umusoro w'inyongeragaciro bita TVA. TVA muzi kuri 18%. Muri gahunda yacu nuko tuyimanura ikagera kuri 14% kugira ngo ibiciro bigabanuke. Ariko n'inguzanyo zo muri banki abantu bafata kuko nazo zihombesha abantu, nazo tuzigabanye zigere nibura sarenga 12%, kuko niba bafataga inguzanyo kuri 20% ugasanga n'ubundi bagomba gusa ayo mafaranga tuyagabanye kuri banki zitarenza 12%. Banki nizishaka amafaranga tuzareba muri beneri gutongera amafaranga babonayo n'inguzanyo bafatiraho nayo be yamanuka kugira ngo be kuvuga ko bazahomba. Ibyo bizafasha izo nganda zacu kudafunga. Ariko nanone dufite n'indi gahunda nziza, izo nganda zimaze gukora n'abacuruzi barimo kunguka, tugomba gushaho umushahara fatizo. Umushahara fatizo kuko dusanga abantu bafite izo nganda bafite n'ibindi bikorwa bihembera uko bashaka abakozi babo. Twumva yuko umukozi wese ufite ikintu akora mu Rwanda, yaba ari umukarani, yaba ari umuntu wubaka, yaba ari umufundi, yaba ari umukanisiye, tugomba kugira umushahara buri wese ari kuri urwo rwego agomba gutangirira kugira ngo ababosi bakuzajya bakifatira uko bashatse. Ukora akazi kashobora kugutunga, ushobora gutera imbere. Kuko mu Rwanda twagiye umushahara fatizo, buri mutizera nabyo tuzabigeraho. Muri gahunda y'ubuvuzi ubushize twababwiye yuko nimutugiriye icyizere umufite mituweli azashobora kwivuza uwo munsi. Twarabikoze. Ese byakorewe muri komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko, iyo nari imbere vice president, sibitekerezo twabishizemo nkuko mwari mwabidusabye. Ubu noneho turabizeza namwe nimutugiriye icyizere yuko umuntu ufite ikarita ya mituweli azashobora kwivuza arangize abone umuti muri farumasi za prive. Nuba ubuze kwa muganga wajya hari Musanze mu mujyi muri farumasi, umuti ugure ufite ikarita ya mituweli umere nk'uwarama. Icyo kifuzo mwakigejeho tubifitiye igisubizo. Ndetse no kwa muganga naho tumenye ko imiti naho iboneka kuri centre de santé n'ahandi, kubera ko naho ugerayo ugasanga nta muti bafite, cyangwa se niyo bawufite bakaguha umuti wawe n'ubundi ugatinda gukira. Ugomba kubona ko imiti ikiza vuba indwara. Ibyo tuzabibakorera. Uvuga ngo umuntu ufite mituweli wumve ko mituweli ifite akamaro, ushobora kwivuza ukabona n'umuti muri farumasi wabura hano, wabona n'Igisenyi, wabona n'Ikigali. Iyo tuzabikora twongera amafaranga mu kigega cya mituweli. Aho ngana ku musozo, ubushize twavuze ku kibazo cy'ubutaka inshuro ebyiri. Twavuze ku cy'umusoro w'ubutaka, no ku cyangombwa cy'ubutaka. Ku musoro w'ubutaka twarifuje ko tuzawukuraho burundu, ntabwo byakunze. Nyuma yaho tugeze mu nteko ishinga amategeko tuvuga ko turi ubugabanye, tuyandika muri manifesto yacu. Tugezeyo nateguye umushinga w'itegeko wo kuwugabanya. Ndawugabanya ukora ku mafaranga 300 metero kare, mushaka ku mafaranga 100. Umushinga w'itegeko barawakira mu nteko abayobozi bacu, ariko bansaba yuko ngomba kureba ko leta idahomba amafaranga iri buhombe, shaka ukuntu yabona. Tukiri muri ibyo tuzakorana na Minisiteri y'Imari, byemera guverinoma irabyemera, wa mushinga wanjye barawemera. Y'amafaranga bakuri mafaranga 300 bawusha ku mafaranga 80. Urumva yari intsinzi twagezeho twese dufatanyije na leta. Ariko icyifuzo cyacu cya original ntabwo cyavuyeho, nuko umusoro w'ubutaka ugomba kuvaho burundu. Kubera ko twemera yuko ubutaka twabuhawe n'Imana yacu y'u Rwanda, yatuje abakuru ba mbere bacu muri iki gihugu cy'u Rwanda, ibashyiraho twese tubakomokaho. Nyuma yaho leta iza kuza nyuma, turabizi uko leta yaje iza nyuma, ubutaka budukuraho, irangira budukodesha, irangiza uca n'umusoro. Bavuga ati twebwe nta kurwamura ibintu sogokuru yansigiye, sogokuruza urarangiza ukabinkodesha kandi uce n'umusoro. Tukuva yuko umusoro ugomba kuvaho burundu, ndetse n'icyangombwa cy'ubutaka ijambo yo kuvuga ngo turabakode ubutaka bwacu nacyo ugomba kuvamo, tuvuga ko ari icyangombwa cy'ubutaka bwawe cya burundu, atari ukuvuga ngo urakodesha ubutaka. Leta tuzayiha ubutaka bwayo bundi, ibyo birunga byose ni ibyayo, Ikivu ni icyayo, Muhazi n'ahandi hose nahayo. Ariko ikibanza cyanjye, isambu yanjye, gakondo yanjye n'iyanjye nahawe n'Imana
Imana yicishe mu bakurambere bacu. Numva ibyo nimutugira icyizere tuzabikora nabyo vuba. Bavandimwe bimusanze bafite imigabo n'imigambi myiza murayumvise. Jewe nitwa Habineza, muzabajyanise neza kugira ngo mbifurize ineza kandi bakorere ibyiza. Ibyo nabijeje mushize byinshi barabikoze babigezeho. Na n'ubu tongera kubasaba kugira ngo tugira icyizere nabo tuzabatenguha. Hari tutashoboye kuvuga kubera umwanya, ariko muzajya mubyumva no kuri radio. Ayo gahunda dufite ni imyaka 5, nta ari uyu munsi gusa. Iyo tubasaba ni ikintu kimwe gusa, nuko kuwa mbere ukimoro gitaha mwese n'abavandimwe basigaye mu rugo bose mbabwira yuko umukanda wanyu ngomba gutora ni Habineza Frank. Muzambona mukatayitora, nzaba ndi ku mwanya wa mbere cyangwa umwanya wa kabiri, sinamenye ukuntu iteye, ariko ndumva ariho ndi uko kubera izina muze yanise izina itangira itangira vuba na Frank na itangira vuba, kuburyo ndumva ntabwo ndi mu bantu bagomba kuba inyuma. Kubera iyo mpamvu nimubona aho hantu nzabona ifoto yanjye, ariko nanone muzabona ikirango cyacu hari inyoni ya Kagoma. Muzabona ifoto yanjye, wone ni inyoni ya Kagoma, murayibona Kagoma ntabwo bayibabwira ariko nyabaraza kuyitubwira. Ifite izwiho ubuhanga bwinshi cyane. Nimwabona aho hantu muzashyika kumwe cyanyu, zamwitoreye umukandida perezida uzafasha kuzana amatambere rirambye, uzazana ubumwe n'ubwiyunge burambye, umutekano urambye, bwisanzure, demokarasi isesuye kuri bose, n'ibindi byose twifuza mu mitima yacu. Byose tuzabigeraho twese dufatanyije. Ariko Perezida wa Repubulika ntakora wenyine. Perezida wa Repubulika akorana n'abadepite bamufasha gukora amategeko no kugeza ibikorwa bya guverinoma. Ngo nkabasaba abavandimwe ko nimujya mu cyumba cy'itora muzabona ahandi hantu tuzatorera, cyangwa se ahandi bazaba babishize sinzi ukuntu zabimeze bazatorera. Tuzatora amatora 2 umunsi umwe. Nimubona ku badepite nta foto y'umudepite muzahabona, ariko muzabona ikimenyetso cyacu kiriho inyoni ya Kagoma n'izina rya Green Party, zanditseho DGPR Green Party, muzayibona aho hantu. Naho muzashika kumwe cyane mwitorere abadepite bazabakora ubuvugizi, bazabakora amategeko, bazabakira isoko bari barimbwiye disi we nari ndagibaje isoko rya Byangabo. Kambizeze uyu munsi ko tugira icyizere tuzaryubaka mu isoko rya etage, kuko bamwe mufite ubucicike bukabije cyane muri isoko Byangabo. Tubijeje ko iri soko rizubakwa muri isoko rya kijyambere. Aho ibyo byose bizakunda uko mutugiriye icyizere. Abanyamusanze tuzatora kuri Kagoma, tuzatora kuri Kagoma, tuzatora kuri Kagoma, tuzatora nde Habineza, tuzatora nde Habineza. Murakoze cyane, Imana yabamugisha gutora. Okay.